Ni by'agaciro kuri mwe mwese muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda muteze amatwi ikiganiro mu nda y'isi sport kuri YouTube channel yanyu yitwa mu nda y'isi TV. Birumvikana mbaye ikaze ababarizwa muri East Africa, mwese ababarizwa ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye, ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye, ku mugabane wa Amerika muri states zitandukanye, ku mugabane wa Asia ndetse n'ahandi hatandukanye. Ngewe ni Anta Mucyo, ndo umuhungu wanyu ubategurira kandi nkanabagezaho ibiganiro bitandukanye bya siporo. Hanyuma nshimira cyane byimazeyo abamaze kuba abanyamuryango cyangwa se abamaze kugura abonema. Ubwo iyo mvuze abamaze kugura abonema ni umuntu wese wakanze subscribe kuri YouTube channel. Tukaba tumaze kugera ku bantu basaga 39,000 n'abantu 700. Turabura abantu 300 kugira ngo twuzuze 40,000 mu gihe kingana n'ukwezi n'ibyumweru 2. Birumvikana munyemerere mbashimire mwese ababikoze. Hanyuma nawe utarabikora ndagushishikariza kubikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye byacu by'amakuru ya sport mu buryo bwihuse cyane, kubera ko iyo wakanze subscribe uhita ubona notification iyo twaploadinze ikiganiro bitagusabye gutegereza cyangwa se ngo ujye muri research. Hanyuma ikindi tubasaba, wowe numara kubikora ugakanda ku kantu kanditseho subscribe cyangwa se niba warabikoze kora share mu magroupe ku nshuti zawe, upostinge kugira ngo dufashe kumenyekanisha ibikorwa byacu. Nari maze iminsi igera kuri 4 ntari gukora. Impamvu nta yindi no kubera ko nabasabye urucya mbabwira ko hari amasomo mbanimo, ariko ndimo ndagera ku musozo. Icya kabiri, hari amadiri umuntu aba arimo ajyanye n'amatransfer, cyane ko ubu ngubu turimo turiga ibintu bijyanye no kugurisha abakinnyi ndetse yewe no kubashakira amaklub atandukanye ku mugabane wa Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Birumvikana niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga hari uburyo umuntu ahuze, ariko iyo ngize amahirwe nkabona akanya mpita nibuka ko muri inshuti kandi mbahuza ku mutima, nkavuga reka nze byibura tugire byinshi cyane tuganira cyangwa se bike tuganira mu isi ya siporo. Ntabwo ndi butinde kubera ko uyu munsi mafite match nyinshi ngomba kureba. Match nyinshi, mba ndi burebe match zo muri Burkina Faso, mba ndi burebe match nyinshi zo muri Mali, mba ndi burebe match zo muri Zambia, mu gihugu cya Kenya, muri Tanzania, muri Malawi ntibarafungura. Ejo nari ndimo ndeba muri Sierra Leone, ukareba no muri Gambia. Ejo narebaga zo muri Gambia. So hari ibihugu byinshi mba ngomba kurebamo match nyinshi zitandukanye. Impamvu nuko turimo turarambagiza abakinnyi batandukanye ku buryo umuntu yatangiye gutegura mercato mu kwezi kwa gatandatu. So bivuze ngo rero niyo mpamvu akenshi usangwa hari uburyo umuntu ahuze, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo bikuraho ko ndi umukozi wanyu kandi ngomba kugeza tukaganira 5 kuri 5. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire ibi bikurikira. Ikipe bita APR na Polisi barakina finali, ndaje tubiganireho gatoya cyane. Hanyuma Rayon Sport ipfundikiye isoko ry'igura n'igurisha yinjizamo abakinnyi 4 ari nako yitiza abandi 2. Hanyuma turaza kureba kuri Ayabonga Lebitsa mu nzira zigaruka muri ekipe ya Rayon Sport, nandi menshi twabateguriye turaza kuyegarukaho 5 kuri 5. Munyemerere mpere ku gikombe cya Heroes Cup. Duherukana namwe bucya bari bukine demi final. Rayon Sport igomba gukina na Polisi, AS Kigali na APR. Twari twabigarutseho nari nanabiganiriyeho, ndavuga nti APR na Rayon bitondere AS Kigali na Polisi kubera ko na makipe iteka usanga babizi neza ko gutwara shampiyona bigoranye kubera ko ari course ndende cyane, ariko bakaba bazi gukina no mikino ya knockout, bakaba ari ikintu bazi. Ni nayo mpamvu AS Kigali nta shampiyona igira, ikipe ya Polisi nta shampiyona igira, ariko igikombe cy'amahoro baragifite, bazi kugitwara. Impamvu nta yindi, nababwiraga ko hagati ya Rayon Sport na APR kipe izaza ya neglige bifashe easy cyangwa yabyoroheje bizayigiraho ingaruka. Ni nabyo byabaye. APR yirinze kudoza, yirinze kubyoroshya. 1 match bayifata 100%, ngira ngo mwarabibonye, bari determine ku rwego rwo hejuru. Icya kabiri, APR ikaba ifite abakinnyi bafite experience. Ni nayo mpamvu mwabonye AS Kigali yabonye amaukazio arenga 3 cyangwa 4, ariko ko yabyaza umusaruro biranga. Ariko APR okazio babonye bazibyaza umusaruro, yaba Omedi ndetse na Nibizi Ramazani Phil Foden baterekamo ibitego 2. Match irangira ikipe ya APR Football Club ikomeje igeze kuri finali. Kubera iki? Bubashye AS Kigali birinda kudoza koroshya, ndetse yewe abakinnyi baza bari determine 100%.
ni ukuvuga ngo niba uri determine samples kandi adversaire mujye guhura umurusha abatoza beza, umurusha effective, umurusha ubuyobozi, umurusha fan base, uko byagenda kose kumutsinda ni lazima. Ariko iyo wadojeje bikugiraho ingaruka. So APR rero iza kugera kuri finale, itegereza kumenya hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Polisi ninde bazahura. Match ya Rayon Sport na Polisi ntabwo nabonye uko yigarukaho, ndayigarukaho amasegonda make cyane cyangwa se iminota mike cyane. Nanosemo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni nacyo ndibuze kugaruka, Rayon Sport kuva yatakaza uwo bita Ayabonga Lebitsa, icyo bita fitness ya Rayon Sport cyangwa se icyo bita volume cyangwa se icyo bita battery ya Rayon Sport. Murabizi ko iyo urimo gucharginga battery ya telefone cyangwa se urimo gucharginga telefone barakubwira ngo igeze kuri 70%, igeze kuri 80, 90%. Ayabonga tsiza abakinnyi ba Rayon Sport bari ku 100% ku kijyanye na fitness, ku kijyanye na endurance, ku kijyanye na speed, ku kijyanye kuko physique ibamo ibice byinshi cyane bitandukanye. Ndababwiza ukuri ko ikintu nanose muri ya match, namwe mwanose niba mwararebye ya match. Rayon Sport abakinnyi bavuye ku 100, ku buryo Rayon Sport umuntu yavuga ngo abakinnyi bari kuri 50. Ni nayo mpamvu mwabonye nta mukinnyi wa Rayon Sport wihutaga mu buryo budasanzwe cyangwa se muri bwa buryo tusanzwe tubazimo. Wabonaga abakinnyi ba Rayon Sport batavaho, bari buri wese ashaka kwikuraho baro, umudefenseur ashaka kuyikuraho, ntashaka kwiyangaja, nta muwingu ushaka gupenetra ngo yihute, nta mediateur ushaka gusaba baro, bose barihisha. Nta yindi mpamvu nuko batari bizeye fitness yabo. Niyo mpamvu Corneille Hategekimana Corneille nyaboneka Rayon Sport hari uburyo ubona ko yashuriye hasi. Iki kintu abareyo ubuyobozi bwa Rayon ndakigarukaho. Hano hantu bari bakoze rero yo kurekura Ayabonga Lebitsa, cyo ni icyambere namaritse muri iriya match. Icyo rero ku ruhande rwa Polisi bo bari 100% abo barirukaga, fitness yabo yari iri hejuru, volume yabo iri hejuru kuko titarakora. Urabona ko abahungu b'amashami bari barirukaga. Niyo mpamvu ngo Rayon Sport bayidomina iminota 90, bayidomina cyane. Nta yindi mpamvu. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, umuntu bita Robertinho, ubundi point fort ya Robertinho si ugutoza cyane. Oya, point fort ya Robertinho ko ari cyo bita kujera vestiaire, akagira groupe y'abakinnyi beza ariko akabazi kubana nabo. Ariko icyo kintu Rayon Sport yamaze kugitakaza Robertinho. Ndababwira impamvu. Buriya Robertinho yari yarekuye umuntu bita Ganijuru, umuntu bita Fisto, umuntu bita Ekanga. Arabarekura, abibwira n'ubuyobozi. Ubuyobozi bwa Rayon bubwira abo bakinnyi ko batemerewe kwitabira imyitozo. Murabyibuka ko hari imyitozo batitabiriye. Bagombaga kubarekura ari abakinnyi bane. Abakinnyi ba Rayon Sport bamwe muri bo babasinya nibo baje begera ubuyobozi barabwira bati twe dufite ikibazo cy'abakinnyi b'Abanyarwanda. Ni gute wongera kuvuga ngo ugiye kurekura abakinnyi b'Abanyarwanda? Kuki fata aba bakinnyi ngo bagume muri groupe ko dufite effective ntoya y'abakinnyi b'Abanyarwanda? President wa equipe ya Rayon Sport Tadei ahita yumvira abakinnyi arabwira toke none ni mubabwire bagaruke. Wabyumvise ukuntu bimeze? Robertinho arekuye abakinnyi. Hanyuma abakinnyi ba Rayon Sport babasinya baravuze bati no, ntago bishoboka. Ubuyobozi bw'abakinnyi bari babwiye ngo bagende, barongeye barabagaruye. None birangiye nanone Ganijuru bongeye kumutiza, turaza kubigarukaho. Mu yandi magambo, hatangiye kubamo kuvuguruzanya hagati ya Robertinho n'abakinnyi ba equipe ya Rayon Sport. Ni nayo mpamvu uyu munsi ubona muri Rayon Sport abakinnyi ba Rayon na Robertinho bamwe muri bo bidahagaze neza. Aka kantu ubuyobozi bwa Rayon bukanote bugakosore hakiri kare na Robertinho n'abahungu biwe. Ndabaha impamvu. Match ya Polisi ijya gukinwa, Robertinho yagiye inama n'abakinnyi b'abasiniye, bumvikana kuri effective. Baramubwira bati 11 bawe kubera ko ufite groupe y'abakinnyi bakeya, hari abandi bavunitse. Mwizamu Kadimu, axe yawe nta kitwaye niba ari abanyamahanga, 2 na 3 nta kitwaye. Ariko mediane kuva muhireke batarimo, kinisha Sefu, Richard n'umuntu bita Bagayoko, basa n'uruhande rumwe haje urundi ruhande. Hanyuma uwo bita Faringanye yatake. Robertinho yarabwiye ati nta kibazo. Abakinnyi b'abasiniye bagiye muri reunion technique ahita atangaza liste itandukanye niyo yababwiye. Mwarayibonye uburyo yabivangavanze, avanga liste mu buryo budasanzwe. Deze umita baramanuka bajya muri vestiaire, yari Ombolenga, yari Aimable, yari Runi. Bajya vestiaire baramubwira bati rero dukurikije uburyo turimo turareba match, hari abakinnyi tubona batari muri match, gerageza uriyo uburyo wahinduramo.
Kanamugire ntari muri match, Paplay ntari muri match, na Bagayoko kumuhengeka ntari muri match. Injizamo Azizi Basane, winjizamo Richard. Murabyibuka ko injijemo Basane mbere, Richard aza nyuma. Mu yandi magambo Robertinho n'abahungu be bakabasinya ntago birimo kuvamo. Aka kantu narakanose ni kamwe mu bintu Rayon Sport irimo kugenda itakaza, retour batagakosoye byabakoma mu nkokora, ariko ndabyizeye ko Robertinho n'abahungu be bagomba kugira icyo babikora. Icyo ni cya kabiri nanose ku kijyanye nuko vestiaire ya leta tangiye kuba idahagaze neza. Icya gatatu nanose Rayon Sport yari ifite donc phase irangira Rayon Sport ifite effectif y'abakinnyi bamwe bari kure cyane, abandi bakaba bari hasi. Ubwo iyo mvuga ngo kure, donc hari abakinnyi bari hejuru ariko abasabu babo bari hasi. Ndababwira impamvu. Ibi nta muntu wabyemeraga, ariko nigeze kubivuga nkiri kuri mikoro zo mu Rwanda. Iri axe ya Rayon Sport itarimo Aimable ni peteroli na essence. Impamvu mvuga ko ari peteroli na essence kuri Omar ndetse na mugenzi wiwe, aba badefenseri ko ari babiri na badefenseri donc badegaje, ntago bazi gusohora bari. Iyo mvuze gusohora baro ni iki? Ni bari ku muzamu, umudefenseri urapanuye igiye iburyo cyangwa ibumoso, aguhaye baro nk'umudefenseri uyitanze muri mediane, bari irasohotse, icyo bita attaque place. Cyangwa se niba wabuze umediateri wowe urayifashe urimo gupenetra, bagukorera ikosa ariko ntibayikwambure uyigeze iyo ugomba kujya. Yaba Omar yaba mugenzi we nta numwe ufite ubwo bushobozi. Aimable Nsabimana iyo niyo karite ye. Ni no mpamvu muzarebe ntushaka kubona match ya Rayon Sport Aimable yadegaje baro, ntibibaho. Aimable asaba baro akadonka akabwira mugenzi we gira confidence nawe dukine, bivuga ngo niba yapanuye agasabira baro hano hepfo, hari umudefenseur uri mugume hari ya ruguru, niba aza kumwataka arayimuha hari ya ruguru. Aimable yayishyira kuri gatatu, Aimable yayishyira kuri kabiri, Aimable yayishyira muri mediane. Ibyo ni ibintu byose Aimable yujuje. Aba badefenseri ba Rayon Sport rero ibi bintu ntibabifite. Ni nayo mpamvu mwe kubirebera kuri match ya Police, mwibuke ngo match ya Mukura Aimable ntabwo yakinye, yagiye basimbuye kuri gatatu. Aba badefenseri bakinye gute? Nabwo barabanduraga baro. Modern football igezweho, oya turakina, turatangira tugakina, kubera ko baro degaje cyangwa se baro mu kirere ntigira nyirayo. Buri wese yaba umukandida wo kwirwanira akayigutwara, kandi amahirwe menshi biba biri like ko baro iri buze kujya mu biganza cyangwa se ku birenge bya adversaire. Wamaze kuidegaje agiye mu kibuga cya adversaire, ntabwo ufite aba pivot bari buze kurwanira baro mu buryo budasanzwe ku buryo bari buze kwigumana. Cya kabiri, nta nubwo uri siko deuxième baro ya Rayon Sport. Rayon Sport ntabwo yigeze iba nziza kuri deuxième baro. Deuxième baro ni iyi, twadegaje baro mu kirere, ya baro turwaniye mu kirere ikagaruka ikidunda cyangwa ikasubira he, abahita bayirekupera ku kanya, niyo deuxième baro. Wasangaga ari abakinnyi ba equipe ya Police, wasangaga ari Abed, wasangaga ari wa Mugande Kategaya, wasangaga ari Police iri hejuru. Mu yandi magambo, icyo kintu abadefenseri ba Rayon Sport ntibigeze babanira groupe. Ndasize n'umuzamu wa Rayon Sport wamaze kugira icyo bita over confidence yo gusuzugura adversaire, akumva ko ari umuntu udasanzwe, akumva ko abakinnyi bagomba kuba bari munsi ye. Ubwo ndavuga ba adversaire cyangwa bahuye wese. Ushaka kumbwira uburyo ukorerwa ikosa inyuma y'ikibuga cyangwa se mu kibuga cyawe muri surface baririmo kujya hanze, hanyuma ukirukankana umuntu ukajya kumufata ukajya kumukubita ku karubanda, nicyo bita over confidence. Ni ibintu bibiri. Niba utanywa itabi ngo rigukoresha amakosa nk'ariya, harimo over confidence yo gusuzugura adversaire. Icyo ni ikintu nanose ku badefenseri bareba. Mediane ya rero nakundaga kubivuga, nkabona bamwe mu nyamakuru ntibabiyumva, nkabona bamwe mu bafana ntibabiyumva. Batiyanta ashobora kuba hari ikintu habwa n'umuntu bita Majari wa Batiyanta, Burabura n'ibindi bitandukanye ba brother. Narababwiye ngo nge nagize amahirwe, ni Imana yabikoze. Nagize amahirwe yo gutangira umupira nkubamo, donc nkubamo nganira ndawukina. Burya nanakinaga kuri gatandatu cyangwa se kuri witi hose no ku 10 muri junior ya IPR, ndabyibuka ko nayikinaga. Hari imyanya udashobora kumbesha mu buzima, kandi imyaka 30 umuntu aba mu mupira ntabwo umuntu yakubeshya. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ndabizi ko hari ibintu navugaga abanyarwanda ntibabyumve cyangwa se abanyamupira, ariko bagiye babona. Nibi bintu bibiri. Icyambere,
nababwiye ko usibye Dawuda mu Rwanda indi gatandatu izi gukina ni umuntu bita Majaliwa Musa. Sinemera imyitwarire mibi iciriritse y'umuntu bita Majaliwa kumugumuka muri Rayon, kuba ikibazo kuri Rayon. Majaliwa bizanamugiraho ingaruka sezo itaha, kubona club imwizera ntibizashoboka, ariko ntibikuyeho ubushobozi bwe. Majaliwa nyuma y'umuntu bita Dawuda wa APR indi gatandatu izi gukina ni Majaliwa. Uwo muntu ari kure abasefu cyane, uwo muntu yasize bakanamugire kure cyane, nta nubwo bafite kimwe cya kabiri kiwe, ariko ikibazo afite ni hano. Niyo mpamvu kuri Rayon Sport gutakaza umuntu bita Majaliwa, Sefu nawe ubona ko ari umuntu usa nk'umuntu wabivuyemo. Kanamugire ntabwo ari muto mu myaka, afite imyaka 28 ariko ni muto muri kariyeri. Ibi bintu byagize ingaruka kuri Rayon Sport muri iriya match. Niyo mpamvu mwabonaga Rayon Sport abamediateri bayo bari babi cyane. Rayon Sport idafite baro, kuko kuyambura byaragoranaga, gufunga zone byaragoranaga. Ni no mpamvu mwabonye bari abakinyi ba polisi babaye inyenyeri. Si ikindi, ntabwo ari uko ari abahanga badasanzwe. Uriya Muganda ni mukuru, turamuzi, sibwo bwa mbere tumubonye, ariko yabaye mwiza kubera mediane ya Rayon Sport yari iri hasi. Niyo mpamvu abonye ba Bedi babaye zahabu, niyo mpamvu abonye ba Musanga babaye zahabu. Twibuka ko iyi polisi yatsinze Rayon Sport ni polisi yari imaze gutsindwa na Rayon Sport muri champion ibitego 2, kandi nabwo Muhire Kevin yarahari. Ariko ndaje mbigereho, ni Rayon Sport ifite ba gatandatu bari hasi batari ku rwego rwa Majaliwa. Niyo mpamvu Rayon Sport yagomba gushaka gatandatu iremereye. Hanyuma ikindi kibazo gikomeye ndabigibuka, ninde munyarwanda atera gatoki avuge ngo hari undi muntu wabivuze? Ninge umunyamakuru wavuze ko Richard, Rayon Sport idafite Richard idashobora gukina. Abantu bangize umusazi bati batari kuyunguyu, bati umunyamakuru, bati Richard kubera ko amukinisha mu mikino y'agaciro yagukiniye muri ya kipe yawe ya Gatoto, bati Richard ubwo niwe wamuzanye. Cyokora Richard muri Rayon Sport ni ngewe na Migambi Gerard rwose twamuzanye muri Rayon Sport. Ni nge na Migambi twamuzanye, yarari muri Muhazi arankinira, tukana na Migambi na mwana. Rero nge ndabona namenye Patrick atarimo kunyumva, wadufashije umunga agakora test muri Rayon. Richard yananaje akora test muri Rayon, murabyibuka. Ariko mukuri guhari, nta santima, nta gunziranye nawe, nta birebire usibye kuba yarankiniye. Richard navuze mu Rwanda navuga ni Rayon Sport ntishobora gukina mediane Richard atarimo. Kubera iki? Richard muri faza rubaza abakinyi ba Rayon Sport niwe mukinyi wa mbere wambuye baro nyinshi muri Rayon Sport, nyinshi. Richard icya kabiri, reka mbabwire karite za Richard. Richard iri mu bakinyi bazi kwambura baro cyane. Icya kabiri, Richard niwe muntu ushobora gufata baro ya Rayon Sport akayavana mu gice cyari akayambukiranya akayijyana mu gice cya adversaire. Mu yandi magambo, ni ikiraro gihuza igice cy'inyuma cya Rayon Sport n'igice cy'imbere cya Rayon Sport. Ni ufashe Rayon Sport muri transition offensive. Donc dufashe baro turayipera, turambukiranya mu murongo w'abanyamikibuga gati tujya kwa adversaire. Ibyo umuntu bifite muri Rayon Sport ni umuntu bita Richard. Uwa kabiri bifite ni Muhire Kevin. Richard ikindi afite buriye ni umukinnyi uzi guposesinga baro, azi kugumana baro. Donc barakayigumana amasegonda 30 cyangwa umunota, kandi akaba ari icyo bita, akaba ari na mobile buriya Richard yasaba baro hano, akayisaba hano, agakora remise, agakora ki. Donc azigukina ntabwo ari bya bintu by'umuntu ushakisha, uya ni n'umuntu uzi kwiyaminiya. Nipe ni kupe mabaro, ndayiguha nawe urayima, ndayiguha nawe urayima. Uriya munsi Rayon Sport icyo kintu yari yagitakaje, kandi ari kuri bande touche. Nguwo Robert Nyumba abwira ngo amakosa yiwe. Icyo kintu Rayon Sport absence y'umuntu bita Richard yabagizeho ingaruka zidasanzwe. Muhire Kevin nawe ni master plan wa equipe ya Rayon Sport. Nubwo bo Richard ari beza, ariko Muhire Kevin niwe animateri uyobora umukino wa Rayon Sport, babwira ngo tugendere kuri iyi tempo, twihute, tudoze. Ngira ngo mujya mubibona no muri match, hari uburyo ababwira ngo mutuze. Iyo ababwira ngo mutuze, tugende gahoro, twe kwihuta ngo tugende gahoro. Kumubura rero nabyo byabigizeho izindi ngaruka. Robert iyo bimenye, ntushobora gufata Bagayo ngo mushyire ku ruhande, ntiyirukuri ya mwana, ariko n'umwana ufite ubwenge, azi gukina ku 10, azi gushota,
azi gutanga pase, azi gutera mu izamu, donc afite ibintu byose bisabwa kuri nimero 10. Ugiye kumuhenge kuzanya play mureke Robertinho ntabwo ari level yari byanze kuvamo, byaranze. Mu yandi magambo, Robertinho yagize uruhare kugira ngo Rayon Sport itakazira match, ariko na Rayon Sport yari ifite abakinyi ababanzamo n'abasimbura, harimo gap nini cyane. So birangira Rayon Sport ivuyemo, ni ibintu bibaho, nibategurire turu kandi bizakunda. So rero ikipe ya Polisi birangira itsinze kuri peno cyangwa se kuri penalty. Polisi ntabwo ndi bigaruka ku mwanya kubera ko umwanya wagiye, nzagaruka kuri Polisi nyuma ya match bari buze gukina n'ikipe ya APR Football Club uyu munsi. Ejo nibwo nzasesengura iyi match cyangwa se nyuma ya match. Hanyuma munyemere nihute nerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, nsoreze kuri Rayon Sport. Nubwo twavugaga ko Fazari yababereye nziza kubera ibintu bitatu twagiye tugarukaho, kugira ikipe nziza, hari uburyo muri imikino y'agaciro ubona ko bari batakaje ako kantu. Icya kabiri, burya abafana ba Rayon Sport ntacyo mbashinja ndetse n'ubuyobozi, ahanini ikibazo cyabaye kuri groupe ya Robertinho ndetse na Robertinho ku giti cyiwe. Niyo mpamvu rero Rayon Sport ishoje isoko ryari rifunze ku mugoroba, iguza abakinnyi 4 ariko noneho irekura 2 batije, barimo Ganijuru buriya yarasigaje umwaka umwe n'igice muri Rayon, bamutije igice bivuze ngo asigaje undi mwaka muri Rayon. Ino faza rero turi niyangira azagaruka muri Rayon, cyangwa se Rayon Sport bumvikane nayo kuba batandukana na Ganijuru. Nge navuga ko amahitamo yo kuregura Ganijuru si meza. Rayon Sport izahirwe bugingo Hakimu ntazagira imvune. Hari umwana bazanye ngo muri tsinda batsinde deuxième division, inshuti zanjye, deuxième division ni deuxième division, première division ni première division. Ganijuru yari umusimbura mwiza wa bugingo Hakimu, even nubwo match yamukura kinnye nabi, ariko ntituyibare kuri Ganijuru, turebe ngo iri axe yari imeze gute. Niyo mpamvu kuri Ganijuru kumurekura Hakimu bugingo aramutse avunitse, urazana umwana wo muri deuxième division ngo ajye gukina kuri gatatu. Attention, hano harimo amakosa kuri Robertinho n'abafashe iki cyemezo. Reka nihitire. Uwa kabiri yitwa Rudasingwa Prince, yatijwe muri AS Kigali rutayizamu. Uyu we nta kibazo kuko ntabwo yakinaga, yari afite imvune, ntabwo yakinaga. Hanyuma Rayon Sport yinjijemo abakinnyi 4, nibo ngira ngo ngarukeho gato. Yinjije rutayizamu kuva muri ekipe ya Benfica mu gihugu cya Guinea Bissau bita Abdoulaye Diallo, kuva muri Guinea yabaye top scorer. Uyu mungu sinshaka kumugarukaho kubera ko simuzi. N'amakuru ye nagerageze kuyashaka muri Guinea Bissau biragoye kubera ko Guinea Bissau ntibafite club ikina mu matsinda. Guinea Bissau ntibajya muri za kani. Guinea Bissau si igihugu gikomeye cyane ngo uvuge ngo wenda ngo urahita ubona amakuru, biragoye kubona amakuru. Cyokora nationale wabonaga ko arimo ya Chani ndetse na U20. Hanyuma ikindi ni top scorer champion birumvikana sezishize. Tumuhe igihe tumurebe bizafasha. Impamvu yatinze gusinya, yanze gukora tests. Ubundi ni umukinnyi wazanywe na Muvunyi, yishyuriwe na Muvunyi itike, ariko Muvunyi akaba yaramuhawe n'umwe mu banyamakuru bari hafi ya Rayon Sport. Si ngombwa kumentioninga amazina ye, ariko n'umunyamakuru usanzwe akora ibintu bijyanye n'amatransfer mu buryo bw'ibanga, akabihisha kandi abikora kandi abyiberamo. So aramuzana binyuza kuri Muvunyi aramuzana, buriya bagacinya ntibabyemeraga. Ni nayo mpamvu yasinye ku munota wa nyuma. Narishaka gukora ino nkuru nari nakoze n'akantu mvuga ngo kari kanditseho loading, mvuge impamvu, nzagaruka impamvu atarasinya, ariko ndavuga reka ntegereze birangire. Arasinya ariko ntabwo bagacinya na ba Prosper bamukozwaga, ariko birangira bavuze bati umuntu wazanywe na Muvunyi kandi uyu munyamakuru nawe tuzamukenera one day kuri microphone, reka twemere umukinnyi we tumufate. Niyo mpamvu nanjye umurongo ndimo nka Anta, reka tumuhe igihe, twe kuvumira itararenga, tumuhe umwanya turebe, ashobora kuba mwiza kandi binanze. N'umupira w'amaguru niko bigenda. So birangira umuhungu asinye, ariko bari bavuze ngo ntibamusinyisha kubera ko ari yanze gukora test, kandi ngo ari muri Guinea bari bamubwiye ko agomba kuza agahita asinya. Ahageze baramwe batugomba kubanza kujya muri test, umuhungu arabyanga. Bajyaga mu myitozo baje kumufata, uwagahita ajya muri gym. Mu yandi magambo,
yasinye ari uwa nyuma niba mubyibuka ku munota wa nyuma. Uwo ni uwa mbere wasinye muri Rayon, umusimbura wa Faringanya, aho ntacyo bitwaye. Souleymane Dafe ni umunyamari ukina kuri gatandatu. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi kuri uyu muhungu, ariko mukurikirana amakuru. Ntihagire umuntu ubabeshya ngo Burkina Faso. Niba hari match ndimo kwitaho ni match zo mu burengerazuba bwa Afurika. Ndimo ndareba shampiyona muri Nigeria, Burkina Faso, Mali, bira bihugu byose muzi, nta na hamwe ntarimo kureba. Uyu muhungu muri Sartas yaherukagayo mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Match ya nyuma yaheruka muri Sartas ndumva ari tariki zingahe mu kwezi kwa gatanu. Ntago yarari muri Sartas. Oya, Sartas ntago yararimo, ntihagire uza kubabeshya. Yakinye muri Real Bamako yo muri Mali. N'ubu ndimo ndayirebeje, ejo bundi banganyije n'ikipe ya Stade Malien de Bamako. Match narayirebye, nari mpari rwose, gutya 5-5 kuri stade narayirebaga. Yaragiye bava muri Real n'ibyo ajya muri Sartas yo muri Burkina Faso, ariko ntawe urimo. Uyu muhungu sinzi hano yabarizwaga, sinzi aho yarari, niwe bazanye kuri gatandatu. Gusa nawe ntituvumira itararenga, reka tumuhe umwanya. Ariko Rayon Sport ishobora kuba azanye umuntu utakinaga. Ariko se niba ari umuntu wasarere gusa, niba ari umuntu w'ubuntu, ntacyo bitwaye. Niyo mpamvu mwabonye abo bita ba Banega n'abandi bakinnyi batandukanye bakomeye Rayon Sport yagerageje kurangirwa batigeze bafata kubera ikibazo cya mikoro. Ndaza kubigarukaho. Niyo mpamvu ndaza kubigaruka, reka mbanze mbasoze. Bazana Biramahire Abedi rutayizamu w'umunyarwanda, ntacyo bitwaye rwose, yahamagarwaga mu Mavubi. Rayon Sport yari ikeneye rutayizamu w'umunyarwanda kugira ngo abafashe muri effective. Niyo mpamvu rero kuri Biramahire Abedi ntabwo ari bibi. Biramahire Abedi yakinaga muri Yudusonge mu gihugu cya Mozambique, sinyamezi 6. Ubwo nawe namenye ko nawe ari salere, nta recrutement, nta birenze, ni installation miliyoni nk'imwe cyangwa 2. Ubwo nawe n'undi baguze, bagurana Inosa Asanana kuva muri Cameroon. Uyu nawe yakinaga muri equipe bita Elite, ariko ntiyaherukaga gukina, niyo mpamvu mwabonye fitness iri hasi. Ngaba abakinnyi ba Rayon Sport yaguze. Aba bakinnyi rero mbashyize hamwe, hari ijambo bakunda kuvuga ngo renfort cyangwa se umusada. Ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane mu gisirikare. Umusada uza ryari? Umusada burya uza iyo ubona imbaraga zawe zirimo gushira, ukeneye inyunganizi. Donc ukeneye umuntu kongerera imbaraga, ukeneye umuntu kongerera ibyasaga nk'ibirimo kugushirana. Mu kuri guhari ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport, munyemerere mbivuge ibi bintu, nta kindi rwose mutagira ngo hari indi mpamvu, ariko mubyumve nk'ukuri kandi mubyumve nk'ukuri k'umupira. Rayon Sport abakinnyi izanye ko ari 4, nta n'umwe uri hejuru y'uwo Rayon Sport yari isanganywe ifite kuri uwo mwanya. Niyo mpamvu rutayizamu Rayon Sport izanye Jaro ntari hejuru ya Faringanya. Gatandatu Rayon Sport izanye ntabwo ari hejuru ya gatandatu Rayon Sport yari ifite. Mujye murabireba ku highlight ndetse munarebe na statistique, munakurikirane, munarebe naho bakinaga. Biramahire Abedi ntari hejuru ya rutayizamu Rayon Sport ifite. Inosa Asana ntari hejuru y'abawinga Rayon Sport ifite, cyangwa mediateur Rayon Sport ifite. Mu yandi magambo, njye uburyo nabyanarejemo, Rayon Sport ntizanye umusada, Rayon Sport yongeye effectif. Rayon Sport yongereye effectif, ariko ntizanye abantu bayongerera imbaraga. Kandi Rayon Sport icyo yari ikeneye abantu bayongerera imbaraga, bari hejuru yabo ifite, cyangwa se byibura bari ku rwego rumwe rwabo yari ifite, ku rwego rumwe nabo yari ifite. Nibyo byabaye? Sibyo byabaye. Impamvu nebyiri. Impamvu ya mbere ni ikibazo cya mikoro, cyo nakimenye rwose, ni naho mpamvu nta n'ikibazo kirimo. Kuba udafite mikoro nta kundi wabigenza, nyine urabyakira.
ko bihagaze, ariko niyo mpamvu mubona Rayon Sport byagenze gutya, yazanye abakinnyi bari hasi. Nta urimo hano wigeze uhabwa recruitment, ni installation y'amafaranga make kandi salaire iri hasi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ubuyobozi bwa Rayon Sport busa nk'ubufite ikintu cy'akajagari muri bo, cya désorganisation, ku buryo buri wese yizanira uwiwe, mukinnyi we buri wese yizanira uwe. Nka kugira ngo wumve ko harimo akajagari, wa mukinnyi w'umunya Zanzibar yazanywe na Makoy Hamdoun. Makoy Hamdoun murabyibuka ko yanaje no mu Nzove, ariko yaravuganye n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport. Wa mukongomani wari waje nawe nako wa mukongomani yari yorejwe na Mugabo Gabriel, ariko amunyuza kuri umwe mu bayobozi ba Rayon batari muri recruitment, aramuzana nawe akora test biranga. Uyu munyagine Bissau ni Muvunyi n'umunyamakuru nababwiye mugenzi, n'umunyamakuru w'inshuti ye cyane. Uyu Biramahire Abedi nawe n'uwo munyamakuru nawe w'inyarugenge. Abanyamakuru babiri batandukanye, nta nicyo bitwaye rwose, nta nicyo bitwaye. Innocent Asana ni uwa perezida Tadeyo, buriya rwose niwe byanyuzeho kugira ngo Asana amwemerere. Hanyuma undi ni uyu Mali Suleimane na Dafe, nawe ni umunyamakuru. Nubwo buryo ubona ko habayemo désorganisation, Sigacinya si Prosper bice ngo uvuga ngo barakora scouting ngo bavuge ngo na Robertinho ya. Buriya Robertinho nikundiye na mu Brazilian, sorry wa munya Congo Brazzaville, ariko mu Congo Brazzaville mpamvu atasinye na amafaranga, yarabwe ati nyenyeneye cash, nyeneye ibyanjye, ntibyavamo. None kugira ngo byumve cyane, Rayon Sport yaretse gukinisha umukinnyi wari ukomeye kurusha abandi, wa munya Congo Brazzaville, biranga. Gusaba Rayon bahumure, bafite ikipe ikomeye ishobora kuzarwana, kubera ko muri faza bari babikoze. So ngibyo kubijyanye n'abakinnyi ba Rayon Sport, niyo comment umuntu yabikoraho, tubihe igihe tubategereze, niba babeza well, nibidakunda Rayon Sport yategura mu kwa gatandatu nta kitwaye. Amakuru yandi mvana mu buyobozi bwa Rayon Sport nuko nyuma yo kubona ko bita Corneille bitarimo kuvamo, aya bonga lebitsa bamwemereye ibyo yasabye byose, nta gendutse weekend aragaruka inyarugenge. Ngibyo byo nabateguriye, ndabashimiye cyane byimazeyo. Yari umuhungu wanyu bita Mucyo Anta. Tuzasubira ku munsi w'ejo cyangwa se nyuma ya match ya Polisi na APR. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda kandi bahoza ku mutima. Bye bye. Niba utarakanda subscribe wikande, niba warayikoze kandi kora share, comment na like, bireme 5/5. Ndabakunda cyane.